Inkuru mbi yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima mu mudugudu w'Imara mu kagari ka Rugenge, aho umusore asanzwe mu nzu yapfuye ubwo bikekwa ko yaba yiyahuye kubera yuko bamusanze umugozi mu izosi yapfuye. Ni mu gihe bari bamaze icyumweru cyose uyu musore batamubona, nibwo umuturanyi we yagiye gukomanga ngo arebe uko bimaze, yasanga uyu musore yimanitse mu kagozi. Uyu musore yari yaje gushakira ubuzima mu mujyi wa Kigali, akaba aturuka mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kayumbu. Uyu musore akaba yaraje mu mujyi wa Kigali guhiga ubuzima cyangwa gushakisha amafaranga, none bamusanze mu mugozi yiyahuye. Kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru yose mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse gukora subscribe bikongerera amahirwe yo kujya ubona amakuru meza mu gihugu cy'u Rwanda. Jye mugiye kubana mwana amakuru nitwarinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura. Nyine turakomereza mu murenge wa Muhima, ubwo n'umusore bamusangaga mu mugozi yapfuye, bagahita biyambaza polisi bagatangira guhamagara. Gusa polisi yatinze kuza, ariko bahise bahamagara abayobozi b'imidugudu ab'isibo. Gusa bahagereye ku gihe bahita bashaka uburyo ki uyu musore yakurwa mu mugozi, ariko avuga ko yari amaze iminsi 3 yiyahuye. No kuvuga ko bamusanze mu kagozi yimanitse. Mu gihe twabajije abaturage bari aho hafi, batubwira ko uyu musore bari bamaze icyumweru batamubona. Ibi bintu nongere mbibutse byabereye mu murenge wa Muhima mu kagari ka Rugenge mu mudugudu w'Imara, hepfo mu kiyovu cy'abakene ku muhanda wa kaburimbo, haruguru y'aho bari gukora igishanga neza, namwe murahabona. Ibi bintu byabaye ku itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Njye nawe mbishyize hanze ku itariki 28 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Uyu musore rero yakoze icyaha cyo kwiyahura. Murabizi ko kwiyahura ari icyaha gihanwa n'amategeko, ariko iyo wiyahuye ntupfe nibwo uhanwa, ariko iyo wiyahuye ugapfa bajya bavuga ngo uwiyahuye ntabwo aririrwa. Ni mu gihe umwe mu baturage yavuze ko yari arimo ideni risaga 20,000 kuri botike kwa Kazungu, nanone akagira ibihumbi 18 kuri botike kwa Karori, akagira ibindi 34 byo kwa Karaveri, akaba yari arimo landlord amezi agera kuri 5. landlord akaba yaramuhaye pirive. Bivuga ko ibi ngibi ari byo byatumye yiyahura, kubera ko yari afite stress, ibibazo byamubanye ibibazo mu mutwe, kandi mu gihe yibanaga ndetse umuturanyi yavuze ko baganiriye, akavuga ko uyu musore yari imfubyi. Reka mbanze mbabwire imyaka yari afite, ari imyaka 27. urumva ko ari umusore wari ugishakisha, bamwita Karaveri Rurangwa, ayo niyo mazina ye batubwiye ngo niko yitwaga. Ni mu gihe rero uyu musore rwose bamusanze mu nzu yiyahuye. No kuvuga ngo ibingibi nababwiye aho byabereye, mbabwira akagari n'umudugudu n'umurenge aho biba byabereye. Uramutse ushaka gutanga igitekerezo cyangwa nawe ugize ikibazo aho waba uherereye hose ushaka kutuguhereza ubufasha, watwandikira kuri 0783 02 885. iyo nimero wayifashisha uduhamagara kugira ngo tuze tugushakire ubutabera aho waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, haba ari kure bingana iki, yaba ari mu ntara, kuko dufite abambasaderi impande n'impande mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara zaho: Kicukiro, Nyarugenge, Gasabo, Rwimiyaga, Nyamasheke, Rusizi, Rubavu, hose Nyamagabe, Muhanga, Ruhango, Nyanza, hose tuba dufite abambasaderi. aho waba uri hose wagiye ugize ikibazo waduhamagara tukaza tukagushakira ubutabera cyangwa tukagushakira ubufasha. Hari ahantu hari akazi nshaka kubarangira akazi mu Mwigaragambyo hoteli no muri Delta Security no muri Isco, barashaka abakozi bakora akazi k'ubusekirite. no Brice Hotel ikeneye abakozi b'ubukirina. Aka kazi rero kandi muragakeneye abanyeshuri barangije kwiga, ubu ngubu bicaye mu rugo, mwumve yuko aka kazi kahari kugira ngo mugakore, cyangwa mwe mwarangije kaminuza namwe akazi k'ubusekirite k'ubukirina namwe mwagakora. Buriya ni akazi kajya kaba kabi mu gihe wicaye nta kintu uhugiyeho, aka kazi wagakora. Mumpamagare kuri iyo nimero nababwiye mbarangire ako kazi, ariko ntabwo ndakonfaminga neza fresh, gusa bambwiye ngo nze kubicishaho, ariko bivuga yuko
harimo imyanya itandukanye. Rero ndaza kubavugisha mu kiganiro ndi buze gukora kindi, ndaza kubahereza nimero n'ibisabwa n'ibyo mugomba kuza mwitwaje kugira ngo mubone kano kazi. Aka kazi karabura ukwezi kumwe kugira ngo gatangire, bivuga yuko abakozi babakeneye mu kwezi kumwe bose bagomba kuba babonetse. Niyo mpamvu nanjye ndi hano kugira ngo njye mbagezaho ibintu byiza mu gihugu cy'u Rwanda. Murakoze cyane, nitwaga Kidasamura rw'inkuru batabagora rwakongoma. Umunsi w'icyumweru rero mba mbifuriza icyumweru cyiza, Imana ibaho ubuzima, mba mbaragiza Imana Uwiteka igikomeza ibarinde kandi natwe turinde. Murakoze cyane, mwakoze gukurikirana Kidasamura TV Rwanda.